Innocent Nizeyimana. Ubumwe bw'Abanyarwanda mu mateka yabo. Igice cya mbere. Ubukoroni n'amacakubiri mu Rwanda. Abanyarwanda bo hambere bose kandi bagiraga ibyo baziri. Muri gahunda yo kwagura igihugu, Abanyarwanda bose umwami yabahurizaga hamwe maze bagahuriza kuri uwo mugambi. Uburyo imitwe yabo y'ingabo yabaga irimo Abanyarwanda bose nta kureba niba ari abatwa, Abahutu cyangwa Abatutsi. Iyo witegereje usanga ari nayo mpamvu u Rwanda rwari rwagarutse kugera ku bwo rungano uko rwanganaga igihe abakoroni bazaga bagakora imipaka mishya. Ibi binashimangira ukuntu Abanyarwanda bose bari bafitiye igihugu cyabo urukundo n'ishyaka bihebuje. Abanyarwanda bambereye umwaduko w'abazungu kandi bari baturanye ku gasozi kamwe. Nta karere k'Abahutu, Akabatwa cyangwa se Akabatutsi, kuko bose babaga batuye bavangavanze kandi badikanije amasambu. Ibyo byatumaga bagobokana mu bihe by'amage cyangwa se bakishimana mu bihe by'ibirori bitandukanye. Ni naho havuye umugani ngo abaturanyi babyarana abana basa. Muri ubwo bufatanye bw'Abanyarwanda bo hambere twavugamo nk'ubudehe. Iki kikaba cyari igikorwa cyo gufashanya aho ufite umurimo wihutirwa kandi usaba imbaraga nyinshi. Tuvuge wenda ubona agiye gukererwa ihinga, ushaka kubaka inzu cyangwa inkike z'urugo, abona atabishobora wenyine n'umuryango we gusa. Yengaga inzoga kenshi yabaga ari ikigage, maze agahamagara abaturanyi be bakaza kumufasha kurangiza icyo gikorwa. Babikoraga bishimye nk'abadakorera inzoga ahubwo nk'abikorera. Byaranashobokaga ko baza kuguha uwo mubyizi iyo nzoga idahari, gusa wazagira ikibona ukabahamagara mukagisangira, mugatarama nk'uko byahoze maze ukabashimira ko bagufashije. Muri ibi bitaramo ni naho bahavagamo kugabirana inka cyangwa andi matungo. Byo ndetse n'ubu bikaba hari aho bikiri. Ibi byose Abatutsi ntibabikoreraga Abatutsi cyangwa ngo Abahutu bafashe bene wabo gusa, babifatanyagamo nk'Abanyarwanda. Mu Rwanda rwo hambere kandi habagaho icyo bitaga ubuse cyangwa guterana ubuse. Ubuse ngo yari isano ishingiye kuri ya moko y'Abanyarwanda. Iyo sano ikagaragarira mu mihango imwe n'imwe nko gutsikira cyangwa gutsirora, kuzirura cyangwa kweza. Umuhango wakorerwa umuryango wapfushije umuntu. Tuvuge nk'abana bapfushije umubyeyi bagombaga gukorerwa umuhango wo kumwerera. Nkeka kuba ari byo bita gukura ikiriyo cyangwa kuva mu kiriyo. Ukora uwo muhango akitwa umuse. Mworoha basobanura ko buri bwoko bwagiraga ubuse bwabwo maze agatanga ingero. Umuzigaba w'Umuhutu yabaga umuse w'Umunyiginya w'Umututsi. Umugesera w'Umututsi yabaga ari umuse w'Umucyaba w'Umuhutu cyangwa w'Umututsi. Uyu mwanditsi anavuga ko aba bantu bahuriye ku isano y'ubuse bashoboraga kubwirana amagambo aseserezanya, cyangwa se umwe agatuka undi ariko ntihagire urakara. Mu gice gikurikira tugiye kugerageza gusesengura uko ubu bumwe bwarangaga Abanyarwanda mbere y'umwaduko w'Abanyaburayi muri Afurika muri rusange, ndetse no mu Rwanda by'umwihariko bwatangiye guhungabana bitewe n'impamvu nyinshi zishingiye ku nyungu z'abo bakoroni.
nazo turagerageza gusesengura twifashishije inyandiko z'abashakashatsi mu mateka batandukanye.